ushatse ubyita umugoroba w'imvange cyangwa amanywa y'imvange cyangwa igitondo cy'imvange, biterwa n'aho uri n'amasaha wumviye iki kiganiro, kuko amakuru mbazaniye ni imvange, ni amabi kandi ni ameza. Mbazaniye amakuru mabi cyane aturutse mu itorero ADEPR ryo mu Rwanda, ndetse kandi mbazaniye n'amakuru meza, amakuru mashya ari kuvugwa ku bijyanye n'insengero. Itangazo rero riturutse muri village Urugwiro mu biro bya Perezida wa Repubulika, hari ibyo batubwiramo tugiye gusangira muri aka kanya. Ariko nk'uko nari mbibabwiye, reka mbanze ngaruke kuri iri itorero ADEPR mu Rwanda, tubanze dusa n'abasura inyuma gatoya. Ubundi iri torero ni itorero nyabaki, ryavutse ryari, ibigo byabo ni ibihe kugeza kuri uyu munota? Ikaze. Welcome to Zorong Empire. Dore amateka arambuye kandi y'ingenzi y'itorero ADEPR mu Rwanda, uko ryagiye riyoborwa, ibibazo byarivuyemo nuko byakemutse. Amateka yitangira rya ADEPR ryatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine mu burengerazuba bw'u Rwanda, ahitwa Igihundwe. Ryazanywe n'abamisiyoneri bo mu gihugu cya Swede. Umukristo wa mbere wabatijwe ni uwitwa Rudoviko Sagatwa mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatatu. Iterambere ryaryo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu, itorero ritangira kuyoborwa n'Abanyarwanda. Mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatatu kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kane, amatorero ya Pentecote ahuzwa aba ADEPR imwe. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ryahinduye izina, ryemewe n'amategeko Pentecost Church of Rwanda ADEPR. Ubu rifite abarenga miliyoni 2.8 mu Rwanda. Reka tugere uko ADEPR yagiye iyoborwa. ADEPR yagiye iyoborwa ifite inzego eshatu z'ingenzi, ariyo bita High Council, inama nkuru, Pastoral Council ndetse na Executive Committees. Abayobozi bakomeye mu bihe bitandukanye, ni hari urutonde rwose rwanditse ku mugaragaro rugaragaza bose kuva kera. Ariko ab'ingenzi bazwi ni abamisiyoneri bakoze mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu. Abasuwede nibo bayoboraga itorero. Icya kabiri, Abanyarwanda batangiye kuyobora mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu bageza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda. Ubuyobozi bwagiye buhabwa abapasiteri b'Abanyarwanda. ADEPR iraguka cyane mu gihugu. Nyuma ya Jenoside y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, itorero ryahuye n'ibibazo bikomeye. Bamwe mu bayobozi baryo bagize uruhare muri Jenoside, abandi barahunze cyangwa se barahanwa n'inkiko. Nyuma yaho habayeho ivugurura ry'imiyoborere, itorero ritangira kongera kwiyubaka. Ibihe bya vuba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi kugeza ubu, Revera Ephraim Karuranga yabaye umuyobozi mukuru, Senior Pastor. Mu bihumbi bibiri na makumyabiri ubuyobozi buraseswa, inama y'imiyoborere RGB yaseshe ubuyobozi bwa ADEPR. Impamvu byari ibibazo by'imiyoborere, amakimbirane mu buyobozi. Ubuyobozi buriho ubu, uri Senior Pastor ni Revera Isayi Ndayizeye, Associated Revera Eugene Rutagarama, ndetse Executive Director Pastor Herman Budigiri. Amakimbirane yabayeho, ADEPR yagiye ihura n'ibibazo bikomeye cyane. Jenoside y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, bamwe mu bayobozi bayigizemo uruhare, bituma itorero ritakariza icyizere, hakorwa isuku mu buyobozi. Ibibazo by'imiyoborere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi, havuzwe gucunga nabi umutungo. Amadolari arenga miliyoni 2 yaranyerejwe. Abayobozi bamwe barafunzwe, barirukanwa. Amacakubiri n'itandukana ry'abakristo, bamwe mu bayoboke bavuye muri ADEPR bashinga amatorero mashya. Gufungwa kw'amatorero mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani, leta y'u Rwanda yafunze amatorero menshi atujuje ibisabwa. ADEPR nayo yagizwemo ingaruka cyane. Uko ibibazo byakemuwe, ADEPR yakoze impinduka zikomeye. Ivugurura ry'imiyoborere, hashyizweho amategeko mashya, kongera kugenzura umutungo ndetse n'imikorere, gushyiraho ubuyobozi bushya,
ubuyobozi bwagiye buhindurwa kenshi, hashyizweho abantu bafite ubumenyi mu micungire, gukorana na leta RGB, kugenzura no gukosora amakosa, gushyiraho gahunda z'iterambere, intego n'icyerekezo cya ADEPR, vision, icyerekezo, guhindura ubuzima bw'abantu binyuze mu ivanjiri cyangwa se mu ivugabutumwa. Mission yabo ni ukwigisha ijambo ry'Imana, guteza imbere imibereho myiza, ubuzima, uburezi ndetse n'ubukungu. Indangagaciro ni urukundo, gukorera mu mucyo, ubunyangamugayo ndetse no kwitanga. Reka rero dusoza iyi ncamake cyangwa se dusoza aya mateka ya ADEPR nuko yabayeho n'imiyoborere n'ibyagiye biyiranga, kugira ngo tuze kwinjira muri ya nkuru mbi irimo kuvugwa kuri iri torero. Ariko kandi mbabwira ko hari n'inkuru nziza nje kubagezaho. Reka turebe isomo twakura muri ibi byose tumaze kumva byagiye biranga iri torero ADEPR. Isomo rero rikuru rivuye mu mateka ya ADEPR ni iringiri: itorero rishobora gukura cyane ariko rigahura n'ibibazo. Imiyoborere myiza ni ingenzi cyane, ivugurura no gukosora amakosa bituma itorero rikomeza kubaho. Ukwizera kugomba kujyana n'imicungire myiza y'ibintu muri rusange. Mbere rero yuko tugera kuri iyo nkuru mbi irimo kuvugwa mu itorero ADEPR muri uyu mwanya, reka tubanze duhere ku byiza kugira ngo tuze kubisegura kugira ngo umutima unezerwe neza. Ni inkuru nziza rero, itangazo riturutse muri Presidence ya Repubulika, amakuru mashya rwose ku bijyanye n'insengero. Reka mbabwire yuko Perezida Kagame yakiriye Bednar wa The Church of Jesus Christ of Latter. Perezida Paul Kagame yakiriye umwe mu ntumwa 12 z'itoro The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, David A. Bednar n'itsinda bari kumwe, banagirana ibiganiro by'ibanze ku mikoranire igamije guteza imbere uburezi n'iterambere ry'imibereho myiza. Itangazo ry'ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro ryatangaje ko abayobozi bombi bahuye kuri uyu wa 18 Werurwe umwaka w'2026. Ryakomeje riti: kuri uyu mugoroba muri Village Urugwiro, Perezida Kagame yakiriye David A. Bednar wa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints n'itsinda bari kumwe mu rugendo rwe mu Rwanda. Abayobozi bombi baganiriye ku ndangagaciro zikwiye kuranga umuryango ushingiye ku myemerere, ukorera abaturage ariko bibanda ku nzego z'imirimo, uburezi ndetse n'iterambere ry'imibereho myiza. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ikomeje guteza imbere imibereho myiza y'abaturage mu Rwanda. Mu mwaka w'2025 yakoresheje ibihumbi 700 by'amadolari, asaga miliyari 1.2 by'amafaranga y'u Rwanda mu bikorwa byo guteza imbere uburezi mu Rwanda. Iri torero kandi riherutse guhuza abayobozi muri ryo mu Rwanda n'abo mu nzego za leta zitandukanye mu kuganira uko The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints yakomeza guteza imbere uburezi mu Rwanda no gukora imishinga iteza imbere imibereho y'abatura Rwanda muri rusange. Mu busanzwe iri torero rishyira imbere kwigisha ijambo ry'Imana ariko ntibisigane n'ibindi bikorwa byo guteza imbere imibereho myiza y'abigishwa. Rifite kaminuza yitwa BYU Pathway, ifite icyicaro muri Amerika, ikanatanga ubumenyi buhanitse. Ariko kuko kwigira ku cyicaro cyayo bihenze, ishyiraho uburyo bwo kwiga hisunzwe iyakure mu korohereza abashaka kuyigamo bari mu gihugu icyo ari cyo cyose ku isi. Mu mikoranire na leta y'u Rwanda, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints iherutse kugirana amasezerano na Minisiteri y'Uburezi ku buryo abanyarwanda bashaka kwiga muri iyo kaminuza banyuze online bazishyurirwa ikiguzi kiri hagati ya 10 na 50, ndetse buri munyeshuri akanahabwa mudasobwa yo kwifashisha mu masomo.
abazitabira amasomo bazaba bashobora kwigira impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri muri iyo kaminuza. Inyungu zirimo nuko umunyeshuri ashobora kwiga BYU umwaka umwe, yasoza amasomo akaba afite amahirwe ko inamufasha kubona akazi kubera imikoranire ifitanye n'ibigo byinshi ku isi. Ku banyarwanda, kwiga muri BYU Pathway byatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2020 bitangirana n'abanyeshuri 98, gusa ubu byitezwe ko hazakirwa nibura abandi 450 mu mwaka utaha. Mu mpera z'umwaka ushize kandi u Rwanda ku bufatanye n'abafatanyabikorwa barimo na The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints hatangajwe ko hagiye gutangizwa uburyo bwo gukorera amagare abafite ubumuga nta kiguzi batanze. Imibare The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints igaragaza ko mu myaka 5 yari ishize imaze gutanga amagare y'abafite ubumuga arenga 4,500. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ishami ryo mu Rwanda rimaze imyaka 5 rikora ku mushinga wo gutanga amagare ku bafite ubumuga, aho buri mwaka ritanga amagare agera kuri 900 mu rwego rwo korohereza abafite ubumuga kubona ibikoresho. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints yashinzwe mu 1830 na Joseph Smith muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rifite icyicaro gikuru mu mujyi wa Salt Lake City muri Leta ya Utah. Ngayo nguko rero icyo bavuga bati, ese izo nsengero ubundi zimara iki gihugu? Nguko uko urusengero rwakabaye rukora. Nabahe batishoboye, ni ibihe bikorwa by'ingenzi bikorwa? Ni ibyo ngibyo biba bisobanuye ngo ese izo nsengero ubundi zaba zimara iki igihugu? Rero banyamadini mubashe gutega amatwi iyi nkuru, ni mwumva uko andi macaci abasha gukora kandi akagirana amasezerano n'igihugu kigamije gukura abantu mu bukene. Barava muri Amerika bakaza bagatanga magare, mwebwe muri mu gihugu mumaze gukora iki? Reka rero tugaruke kuri ya nkuru ya ADPR Itoro ADPR mu Rwanda. Nk'uko mwabyumvise rero, hari itangazo rimaze gusohorwa, itangazo ryasohowe na Ndayizeye Isayi, umuyobozi mukuru wa ADPR, none ahangaha bamwita umuvugizi. Nyuma rero yo kumva iyo nkuru nziza rwose yuko amacaci agomba kuba ari gukora muri iki gihe cya none, ndetse n'amahirwe abonetse ku bantu bashaka kujya kwiga muri iyo BYU yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyo churches rwose ndayemeye, ndayihaye peace, ndayihaye rwose ku deshapo kubera ko ifite intego nzima. N'andi macaci rero agomba kugaragaza izo ntego, zigaragaza ni ruhe ruhare ufite mu miyobore, ni ruhe ruhare ufite mu gukura aba Kristo bawe mu bukene, ni ruhe ruhare ufite mu gukura abanyarwanda mu bukene cyangwa se mu bibazo. Kuko n'itoro rya mbere niho ryari rishingiye ryarindi rya Yesu. Nagakeregeshwa kanje rero nivugiraga, ariko reka tugaruke kuri rya tangazo rimaze kugira gute. ADPR yambuye inshingano y'ubushumba abapasiteri 35 bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. N'itorero ry'umwuka, n'itorero ntangarugero mu bijyanye no gukizwa, ariko wumve yuko rwose harimo abagiye barivangira. Ni inkuru mbi rero, twibwiraga yuko ababashe kwijandika muri ibyo byaha by'indengakamere bari abapagani, ariko noneho no mu nzu y'Imana ngaho ahavutse ibyago ntimuzagire uwo murenganya, kubera yuko urukundo rwari rwarabuze. Itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR ryatangaje ko ryambuye inshingano z'ubushumba abapasiteri n'ababwiriza butumwa 35 bitewe nuko bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 kandi babihamijwe n'inkiko. Ibyo byanyujijwe mu itangazo rigenewe abanyetorero ryashyizweho umukono n'umushumba mukuru wa ADPR Pastor Ndayizeye Isayi ku itariki ya 18 Werurwe mwaka wa 2026. Ni itangazo igaragaza ibyashingiweho hafatwa icyo cyemezo ndetse
n'urutonde rw'abantu 35 bari abapasiteri n'ababwirizabutumwa ba ADPR mbere ya jenoside, barimo na Pasteur Jean Uwinkindi wakatiwe igifungo cya burundu kubera uruhare rwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Urwo rutonde rugaragaza ko abariho bose hamwe ari 35 bari barahawe inshingano mu itorero na ADPR mbere ya jenoside yakorewe abatutsi hirya no hino mu gihugu, kuva ku bakoreraga ku rwego rw'imidugudu ya ADPR, za paruwase ndetse no ku rurembo. Harimo kandi na Pasiteri Nsanzurwimo Joseph wari umuvugizi wa ADPR ku rwego rw'igihugu, kuri ubu uba mu Bubiligi ndetse niwe wenyine uri kuri urwo rutonde, bigaragara ko yari mu buyobozi bukuru. Abapasiteri n'ababwirizabutumwa bakuwe mu nshingano barimo abari mu magororero mu Rwanda, abo bigaragara ko badafunze bari hirya no hino mu gihugu, abari mu mahanga n'abo bitazwi aho barimo Pasiteri Sibomana Mathieu wakoreraga Igihundwe muri Rusizi. Nk'uko mubyumvise, aho Igihundwe ni hahandi batubwiye itorero ryatangiriye. Aho byatangiriye urumva ko hakoze amahano. Mu bitazwi aho bari kandi harimo Ntakiruze Innocent wari umubwirizabutumwa muri paruwase ya ADPR Mahoko i Rubavu, bitazwi aho ari nyuma yo gutoroka Igororero. Urwo rutonde bigaragara ko abaruriho barimo abahamijwe n'inkiko ibyaha bya jenoside, barimo abarangije ibihano n'ababikora cyangwa se n'abakiri kubikora, abatarafatwa ndetse n'umwe watorotse igororero. Mu bagikora ibihano bakatiwe harimo Pasiteri Jean Uwinkindi wafatiwe muri Uganda mu mwaka w'2010, abanza gufungirwa i Arusha muri Tanzania, ariko nyuma yoherezwa mu Rwanda mu mwaka muri Mata 2012. Yahoze ari umushumba wayoboraga paruwase ya ADPR Nyamata mu Bugesera, akatirwa n'urukiko rukuru gufungwa burundu mu mwaka w'2015. Urukiko rwamuhamije ibyaha birimo kuyobora ibitero simusiga byahitanye abatutsi benshi ndetse no kujya kuri bariyeri zabaga zigamije kurobanura abatutsi bari kwicwa. Ibyaha yahamijwe ko yabikoranye ubugome bukomeye no kwitabira inama nyinshi zanogerezwagamo imigambi yo kurimbura abatutsi, biri mu bigize icyaha cyo kurimbura nk'icyaha cya jenoside. ADPR yagaragaje ko uwo mwanzuro yawufashe ishingiye ku ngingo 22 mu gika cya mbere cy'umwihariko, mu gaka ka 19 n'iya 33 mu gika cya mbere by'umwihariko, mu gaka ka 12 z'amategeko shingiro yayo yo ku itariki ya 13 Nzeri umwaka w'2021. Yagendeye kandi ku mabwiriza agenga abanyamuhamagaro bafite inshingano za gishumba, ababwirizabutumwa n'abadiyakoni mu itorero ADPR, yasohotse ku itariki ya 13 z'Ukwakira umwaka w'2025, ndetse irongera ishingira ku mwanzuro w'inama nkuru y'abashumba y'itorero ADPR yateranye mu Kwakira umwaka w'2025 no muri Gashyantare 2026. Isuzuma ingingo zirimo iy'umunyamuhamagaro ufite inshingano za gishumba wahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi n'inkiko z'igihugu zibifite mu nshingano. Nyuma rero y'iyo nkuru rwose iteye agahinda, y'iyo nkuru babaje, y'iyo nkuru mbi igaragaza uburyo n'abantu bihebeye Imana bagiye bijandika mu byaha bya jenoside, ADPR yonyine n'andi madini yagiye abyijandikamo, nabo rero batera iyo ntambwe kugaragaza abo ngabo babace ku mugaragaro, kandi habeho kongera gusubira ku isoko, kubera yuko ikigaragara nuko harimo gutinya idini hatarimo gutinya Imana harurema. Ndagushimiye cyane kuba wakurikiranye iyi video ukaba wegeje ku musozo. Mwibutse ko iyo ubonye utarakora subscribe ukandaho hanyuma ugafungura inzogera kugira ngo dushyizeho inkuru n'amakuru birusheho kukugeraho mu ba mbere. Urakoze cyane, ciao ciao.
ihumeka sinzahungabanywa n'ibihwihwiswa havugwa yuko ejo hanje hatari heza hashingiwe ku biri kumbaho. Zoronge Empire.